ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba, turabahobeye mu kivandimwe, turabakunda, turabahobeye, yego turabayambiriye mu kivandimwe, mugubwe neza ku bwa Kristo Yesu. Yego yego aho muri hose mubana natwe tujya tubibona muri komenti, mudufasha gukora ivugabutumwa. Imana ijye ibahera umugisha. Kwijwi ni Marcel nk'ibisanzwe, turi kumwe na mwene data Aniseti ndetse na Jeanne Kwizera, ariko ntabwo turi twenyine, turi kumwe namwe muri ibi biganiro bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi. Rero ndabizi igihe tubaniye si igihe gitoya, ndizera ko byabahinduye. Rero niba bitaraguhindura n'igihe tumaranye, waba uri mu gihombo giteye ubwoba, waba uri guhomba, reka nakubwire ko waba uri guta igihe, ariko noneho niba byaraguhinduye, bihinduza abandi ku bwa Kristo Yesu. Ndabizi neza ko twagiye tubivuga kenshi, umurimo w'Imana ni nk'inzu, buri wese agenda aterura aho ashoboye, kandi kubw'ibyo ndabizi ko Imana ibana natwe, ni nayo idushoboza gukora uyu murimo, atabaye yo twaba turi gukorera ubusa. Anise, turakwakire mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha kubw'iryo zina, nanjye ngo uhaye ikaze. Amen. Uhaye ikaze. Yego. Kandi ubuntu bubonerwa mu mwami wacu, ndetse n'amahoro n'urukundo biva mu Mana. Amen. Bisesekare kuri mwe n'abadukurikiye, ndetse na Jeanne uri kudufasha. Imana ibaho umugisha. Amen. Amen. Umuririmbyi aririmbye aravuga ngo maze imirimo yamaye ninyirangiza azampamagara ngeze mu ijuru. Ubu natwe turi mu mirimo Imana. Maze imirimo yo mu isi ajyama ninyirangiza, azampamagara ngeze mu ijuru. Ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, nzi ko nzumva izina ryanjye nkitaba. Amen. Uribuka ko iyi ndirimbo y'imbamwe idene? Iyi ni kwa mwidene. Bambwiye ko ari aho izakora. Ari aho izakora. Iyi ngiyi ubundi ni indirimbo eshatu. Yego. Indirimbo ya mbere ni iyi ngiyi, iyindi ni indirimbo ya 81. Wazaretse tukazakoresha. Abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'izahabu, umusumwe nzawinjiramo. Hakaba n'indi ivuga Imana y'ukuri komeza kunyobora, uracishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Amen. Nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Ari n'amadeni ngufite? Izo ndirimbo eshatu muzimfite mu idene. None se umuntu rero ni umuntu ushobora kuzaguhinduka. Ubu se ndirimbye aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi, kuko ntuzaba uhari, ntuzabiri gukorerwa, uzihangane. Niba hari umuntu wa mbere mbo reka ntaza kumuvuga mu kinyarwanda ngiye gukoresha, yego, ariko uhemuka ni umuntu wema umunyantege nkeya, ukima n'umuntu icyo atakiha kandi ugifite. Icyo gihe ntabwo uzaba uri kukiya, dushobora kuzakugendera. Mbo Imana izadufashe tubyubahirize. Oya, nta mwenda mu gihe mutabikoze, ariko ntago mukwiye kuririmba indirimbo z'amarira n'isati yaruhutse. Ari ijambo tuzagusomera, nuko nkunda kwibagirwa ahantu riri, rivuga ngo imirimo ye kuko igiye imuherekeje mu byahishuwe. Hahirwa abapfa bapfira mu mwami, umwuka nawe atiye kuko imirimo yabo
ijyanye nabo kugira ngo baruhuke imiruho n'imihati. baruhuke imihati. Baruhuke imiruho ntikabaho, n'abantu baba n'abantu bashaka kurihiramo byose. Yesu abaho umugisha. Amen. Karakanyuzemo. Jene agiye kure. Unyibukije hari umuntu hano hasi kuri ino si yo hanze yagize gutya agira ibyago arafungwa. Undi mugenzi we wajyaga amuharamba amushyiramo ku karirimbo apostinga ifoto ashyiramo ya ndirimbo ngo ngaragiye. Yata seriye ngaragiye ngo mwana ngo niba ari ariyo ndirimbo ivuga ntabwo mbyibuka neza yo mu gitabo cy'indirimbo ni korari imwe niba ari Jehova Yire yayiririmbye ngo umugeni arataje agiye muri gereza. umuntu ni Joan Yesu we. Aya n'ubundi ku bantu benshi ibituro byacu biriho, ariko kuri twebwe turi bazima. Ku bantu benshi hari umuntu uzi nkaho wapfuye, hari n'umuntu ugufata nkaho utakibaho, hari ugufata nkaho udashoboye, hari ugufata nkaho udashobotse, ariko ikosa n'intege nkeya n'icyaba kibi nuko nawe wakwifata gutyo. Noneho Imana iduhana umugisha. Amen. Reka dusabe bene data turi kumwe muri iki kiganiro bategura imitima. Mwene data n'iseti atuyobore mu isengesho. Amen. Mana y'urukundo, Imana y'agakiza kacu, Imana nyir'ubwami budashira, buhungiro bwizewe, ubuturo bw'ubugingo bwacu turagushimiye. Waduhamagariye muri Kristo Yesu tukwitabye uratuzura, maze kuduzura uduha kubaho, kandi ubugingo bwacu buhaza uburame bw'iteka. Duha isezerano ryo kubana nawe mu bwami, niyo mpamvu waduhaye umwuka wera nk'umurinzi w'ubwami kugira ngo abe nk'ingwate muri twe. None rero kubw'uwo mwuka wera twiyumvishemo umuhamagaro, ndetse twitabye iryo jwi riduhamagara kugira ngo dukore umurimo wawe. Tugiye kwaturirana impamvu z'ibyiringiro byacu, twaturira bene data, kandi uburyo tuganiramo ni uburyo twebwe twateguye, ariko umwuka wera abiyungurure, abigorore, abihaze, bigere mu matwi y'abantu bifite imbaraga, bigere mu buzima bifite impinduka, kandi bigere mu bugingo ari inkomezi. Tubisenze tubisaba ku bwa Kristo none n'iteka ryose. Amen. Amen. Yesu aduhana umugisha. Anise, uyu munsi ndagira ngo tuze kuganira ku ngaruka z'icyaha, ariko tutaragera kure cyane. Ubu hari umuntu abo dukurikira atazi icyaha icyo ari cyo, ngo mudufashe gusobanukirwa. Birashoboka. Ubundi hari icyitwa icyaha, hakaba n'icyitwa igicumuro. Igicumuro ni icyaha. Igicumuro ni bimwe bigwirira umuntu bidaturutse mu migambi ye. Igicumuro ni ikintu kibaho ngo kitumenyeshe ko turi abantu. Kigaragaza ko tutari abantu, kandi inahari mu isi atari muri paradizo. Simvuze ngo bibizingireho, ku ijambo ry'Imana riravuga ngo mwiyambure ibibaremerera n'ibyaha bibasha kutwizingiraho. Hanyuma icyaha ni ikigambirirano gituruka mu mitekerereze. Ndaza kubanza kugira ngo icyaha umuntu acyumve, ndashaka kubanza mvuge ku buzima. Ubuzima ni igihe umuntu ariho mu buryo bw'ubugingo bw'ubuyobokamana, cyangwa se mu buryo turi kwigishamo. Ubuzima kuri twebwe ni igihe umuntu yazutse urupfu rw'iteka, hanyuma akaba ari umuhamya w'uko ari umukandida w'ubugingo buhoraho. Rero ubugingo narabibabwiye, ntabwo ari imibereho abizera tubaho mu mwuka, ni imitekerereze ihindutse abizera twakira, ihinduwe no kwemera Kristo Yesu. Iyo rero twakira ya mitekerereze ihinduwe no kwizera Kristo Yesu, biravuze ngo igihe twakiriye indi mitekerereze itemera kuyoborwa n'umwuka, itemera gukora iby'umwuka ashima cyangwa se iby'Imana ishaka, yose ihise iba icyaha. Ubundi Bibiliya icyo yita icyaha ni ukutizera. Kutizera nicyo cyaha. Kutizera ni icyaha. Ariko noneho kuba umuntu atizera bimukoresha ibindi byaha, bifite andi mashami. First of all, kwizera rero ni iki? Ni ukumenya iby'Imana yakoreye muri Kristo, twamara kubimenya tukabyemera, twamara kubyemera tugahindurwa nabyo. Ni ukuvuga ngo kwizera ni uguhindurwa na Kristo. Kwizera ni uguhindurwa na Kristo. Ni uguhindurwa na Kristo. Niba rero kwizera ari uguhindurwa na Kristo, umuntu wese utarahinduwe na Kristo
aracyari mu cyaha cy'isi. Mm. Aracyari muri cya cyaha. Yego. Hakaba rero n'ibindi byaha umuntu yakitinga Yego. agiramo uruhare. Mm. dukizwa twakijijwe urupfu rw'iteka. Yego. Duhabwa ubugingo, ariyo ya mitekerereze ihinduwe Yego. no kwemera Mm. Kristo Yesu. Mm. Noneho duhabwa no kwizera. Yego. Sibyo, za ngaruka zizanywe n'ibyo twemera Yego. muri Kristo Yesu. Mm. Noneho uko kwizera kuturinda ibyaha tugiramo uruhare. Yego. Mu gihe Kristo yadukijije ibyo tutagizemo Yego. Uruhare. Mm. Imana ibaha umugisha. Amen. Uyu munsi rero ndagira ngo tuze kuganira ku ngaruka z'icyaha, ariko tugiramo uruhare. Yego. Reka tuze kubifata muri ubu buryo butatu. Icyiciro cya mbere, reka tubanze turebe ibyaha bikorerwa muri iyi si, apana mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, hanyuma turebe n'ingaruka zabyo. Tuze kwinjira noneho ibyaha bikorwa mu buryo bw'umwuka n'ingaruka zabyo, noneho tuze kureba kuri finali niba agakiza gakwiye kutubera umuco muri byose. Uzi ko Marise, Yego. nta cyaha gikorerwa mu mubiri uko byaba bimeze kose. Tekereza nk'urugero, nanjye nsanze ari ntacyo. Nta cyaha gikorerwa mu mubiri. Ahubwo reka mvuge ibyo nta cyaha gikorerwa ntacyo, ahubwo ibyaha umubiri uragaruka ukaba igikoresho cy'icyaha. Yego. Ariko nyirizina, mbere yo gukora icyaha haza inyota yacyo, aricyo bita kurarikira. Yego. Irari rero ntabwo ari igikorwa cy'umubiri. Hari igihe twafashe umwanya wo kuganira ku mbaraga ziba mu biyobyabwenge. Yego. Twirebera cyane kuri alukoro. Yego. Alukoro tureba aho yaturutse. Ni ikigirwamana bita ako. Yego. Abantu bacyita alkira, ariho havuye iryo jambo alukoro. Abantu bagisengaga ari inzoka. Yego. Bavuga ngo ni Imana itanga ubuzima. Sindi buze kuhatinda. Noneho turibaza ngo kubera iki ibikorwa byinshi ibiyobyabwenge, inzoga nyinshi z'ayo marikeri rika, kuki ziza ari spiritual? Ubwo ni ukuvuga so ujya ubona se babyandikaho spiriti. Ziranatumuka nyine, ziranatumuka. Noneho ugasanga ngo ni jini. Ubundi jini ni igiswahili. Jini bivuga amajini, abantu benshi bazi ngo ni abadayimoni. No, jini ni ikiremwa kitaboneka, ni ibiremwa by'umwuka. Bituruka kuri ci y'umwuka. Ci y'umwuka. Ubundi ci ntabwo ari icyongereza, ni igishinwa. Iyo ci y'umwuka ni ukuvuga ngo ni ibinyabutware. Yego. Bifite ubuzima. Noneho dusabana nabyo muri meditation. Dufata imitekerereze yacu tukayihuza nabyo, kugira ngo rero abantu bumve imbaraga ibyo biyobyabwenge, ibyo binyobwa bigira. Bidufasha gusabana n'ibindi binyabutware bidakorana n'ubwenge naturere bwacu. Bisaba ko habanza gupfa ubwenge naturere. Noneho hamara gupfa ubwenge naturere, hagakorwa transfert y'imitekerereze, imikorere, imigambi, umwifato, imyitwarire ituruka muri bwa buryo bwo kurama bya bigirwamana. Simbitindamo ko si cyo dushaka kuvuga, kuko ubundi umuntu utagira ubumuntu ntakorana n'Imana. Yego. Iyo ubwenge budahari, Imana ntikora. Imana ntigukoresha. Imana ikoresha umuntu ufite ubwenge. Iyo bupfuye ntigukoresha. Noneho ikintu cyose cyitwa ibiyobya biri mu ntego ya Satani yo kugira ngo wa muntu atabaho mu buzima bukorana nayo. Aho noneho ndabyumvise. Noneho rero niba ugize inyota ikujyana hahandi, inyota ntabwo iturutse muri wowe, iturutse ku cyo cya kintu cyaremye muri wowe. Muri wowe harimo igishaka gusabana muri bwa buryo. Nibyo.
nibyo exactly. noneho sinzi niba ba bantu bakoresha rya jambo rivuga ngo agasembuye buriya ntibaba bazi icyo bavuze, ni ukuvuga ngo ni ubwenge cyangwa ni ikintu kibarimo gishaka nyine gusemburwa. ni imisemburo irimwo aho Yego. ntabwo isembura kinyobwa gusa, Yego. nawe ubwawe ubwawe nawe iragusembura. yes. Nibyo. noneho uzarebe abantu bari muri iyo si rero Yego. bamaze kugera muri iyo si, ese murabyemera ko ari mu yindi si? Yego, ni mu yindi si. abantu bamaze kugera muri iyo si bagira ibikorwa byabo. Yego. noneho batinya bakagirira isoni iyo bagarutse muri ino si. Ahantu rero mise numva ko ari iyindi si ya nyayo, ariho hahandi haturuka nyine ko ubwenge bwayobye. Kuko hari ikintu nabonye umuntu yakoze mbona afite ubwenge bw'inahangaha atabikora. Umuntu wikinishiriza ku muhanda ku ruhame, hari ikintu neza atitaye ku bantu nta kintu Marcel, yitayeho akabikorera aho ngaho, urumva Marcel, ntaba ari inaha. abantu baduteze amatwi mwitondere kumva ibi bintu Yego. kugira ngo tutabivuga mukayoba cyangwa mukumva byinshi bikabacanga. ubundi nyirizina icyaha kiriya gikorwa Yego. ntabwo ari igiti cy'icyaha, ahubwo ni urubuto. icyaha cyo muri we cyera ni urubuto, ubwo ni ukuvuga ngo icyaha kiba cyeze. ziriya ni imbuto z'ibyaha, Yego. ahubwo igisigara hasigara ingaruka Yego. zabyo. Imana ifashe tuze kubitwara mu njyana yoroheje abantu bumva. ubundi inkomoko y'icyaha Yego. niyo igiha imbaraga. Yego. ndagira ngo munyumve tugira materials nyinshi ziri made in China, made in Rwanda, made in Japan, made in USA, sibyo? gukomera kw'icyo kintu Yego. kiri made in somewhere, gukomera kwacyo guturuka aho kiri gukorera cyangwa guturuka aho cyakorewe. Aho cyakorewe niho haturuka gukomera kwacyo. Yego. noneho rero ikintu mwumva, niba gukomera kw'icyo gikoresho guturuka aho cyakorewe, Yego. ntabwo rero kugaragara aho cyakorewe, kugaragara aho gikoreshwa. Ni ukuvuga ngo twebwe turabizi neza ko hari ibituruka mu Bushinwa bikomera tuza gukoresha inaha ngaha. Yego. noneho ni nacyo gituma tubigura. noneho rero gukomera kw'imbaraga z'icyaha guturuka mu ruganda rwakoze icyaha. ndagira ngo mubanze mu nyumve. Bibiliya iravuga ngo se w'ibyaha ni Satani. Satani abarokore tujya tubirukana, ugasanga umuntu arahagaze agize atyo tinya Satani. umugeri wawe urabizi ko nawe mu rugomo rwawe ntawe wawukubise ngo aguhunge. ariko ngo ukubise Satani, ngo turakandagira imbaraga z'abadayimoni, ngo turakandagira imbaraga ngo turazimenagura. izo uri kumena ntabwo ari amagi, izo uri gukandagira si umukungugu. urakandagira. imbaraga z'ikirenge cyawe ntizazimya n'ikara rimwe. wowe uri kuzimya yarikandagiramo se, ubu waba ufite ubwenge ugakandagira mu ikaruri. none wowe uri kuzimya umuriro wa Satani. uyu musaza afite experience by the way. Satani amenyereye iby'intambara. Lucifer, right fire, Rusofero. uyu yari ikiremwa gikomeye mu ijuru. yasimbuwe n'uwitwa Metatrone. Metatrone ni umugabo wabaye mwiza. Yego, mwaramutubwiye ko ari Enoke. Yego. Satani yarasimbuwe. Enoke ni uri mu mwanya wa Satani. Enoke musoma mu gitabo niwe Metatrone. yahagaze hagati y'Imana n'abamarayika. Abamarayika baramubwira ati dusabira imbabazi, Imana iramubwira ngo nabaciriyeho iteka. wabuze icyatumye Enoke ajyanwa mu ijuru adapfuye? kugira ngo marayika atazishima hejuru y'umubiri w'umukiranutsi. Marayika waboshywe, bamarayika b'umwijima batazishima hejuru y'umubiri w'umukiranutsi. Nose ntimuzi ko marayika w'umwijima arwanira umurambo? ntimwabibonye kwa Mose? uzi ko yaje marayika w'Imana yaje kurwana asaba umurambo wa Mose. urakoze. noneho rero reka ngaruke. uyu se w'ibibi afite imbaraga.
Bibiliya iravuga ngo tutari kumwe na Yesu twamushobora. ntitwamushobora. Bibiliya ikavuga ngo murwanye Satani Yego. azabahunga. Inkomoko y'icyaha ni muri Satani. Yego. Satani ntabwo atanga icyaha nk'igikorwa, ibi ngo gusambana, Yego. ahubwo atanga icyaha nk'ubuzima. Ntagitanga nk'igikorwa. Ntabwo agitanga nk'igikorwa. Yego. Atanga icyaha nk'ubuzima butura muri wowe. Yego. Buguma bwera. Bwera bubyara imbuto z'ibyaha. Yego. Umuntu rero udashaka ubuzima bukomoka muri Kristo, Yego. n'ubyitirirwa ariko adahinduwe na Kristo, Yego. aguma kuba ingaruzwa muheto Yego. y'imibereho ya Satani. Ikintu kibabaje, ntabwo habanza umuntu w'umwuka. Yego. Si ubanza. Ikintu mugomba kumenya, ntiyabanza umuntu w'umwuka, nibura ngo abe ari we ubanza. Yego. Satani arwane n'umwuka uri muri twe. Yego. Ahubwo habanza umuntu w'umubiri, uw'umubiri akarwana no kwemeza ibitekerezo by'umwuka, Yego. agahindurwa, agasohoka muri bwa buzima bucumura. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo umubiri ufite intambara ikomeye. Muntize soft bible niyo ndi buhite ngeraho 15:40 urwa kabiri rw'Ikorinto. Korinto. Bene data, mujye mudusabira ku bwa Kristo, Imana idushoboze gukora umurimo ubagirira umumaro. Amen. Rwa kabiri rw'Ikorinto, ni urwa kabiri ni urwa mbere, ni igice cya ni urwa mbere. Ni urwa mbere. Ni ubwa mbere, igice cya 46, igice cya 15 mu rwandiko rwa mbere umurongo wa 46. Ariko umwuka si wo ubanza, ahubwo umubiri ni wo ubanza, hagaheruka umwuka. Intambara abantu barwana ituruka mu mitekerereze, aricyo cyitwa inaringe, gutsinda uwo uri we, uwo wari we. Inaringe urabyumva, uwo navutse ndiwe, sibyo? Noneho nkaba nshaka kuba transformed, guhindurwa. Niba nshaka guhindurwa rero, ndahindurwa n'iki? Nibyo nemera nkizera muri Kristo. Guhinduka ni ukubihamya, kubihamya ni ukuba. Yego. Uko ibyo bimeze. Exactly. Guhamya kuri uwa Kristo ntabwo ari ukuvuga, si ukubwiriza, si ukuririmba, si ukuba apotre, si ukuba pastor, si reverend, ntabwo ari kanoni cyangwa musenyeri. No, kubwiriza ni ukuba umukristo. Uwo nyine, uwo ugomba kuba we. Mugire imitekerereze mishya ihindutse rwose. Niko Bibiliya ivuga. Ubwo nibwo bugingo, nibwo buzima burwana n'icyaha ukagitsinda. Ikitari cyo uri mu ngaruka. Ntabwo icyaha kigira ingaruka mu bugingo gusa, no mu mubiri. Ntabwo kigira ingaruka mu buryo bw'umwuka gusa, no mu mubiri. Murakoze. Imana iguhereze umugisha. Ntabwo kigira ingaruka mu buryo bw'umwuka gusa, no mu mubiri kigira ingaruka. Noneho reka tuvuge ingaruka mu buryo bw'umubiri, hanyuma tuze no kuvuga mu ingaruka mu buryo bw'umwuka. Ubuse twitize ikihe cyaha kugira ngo turebe ingaruka zacyo? Reka twifashishe icyaha cy'ubusambanyi. Nitwifashisha icyaha cy'ubusambanyi nibyo biri buze kutworohera. Inahangaha turabizi neza ko gusambana leta irabifungira, bigira ingaruka. Gusambana, gusambanya, ubundi icyo leta ibifungira, ifunga icyo cyaha mu buryo bw'amategeko yo mu isi. Hari uburyo gikorwamo utayagomeye, kigakorwa na babiri bacyumvikanyeho kandi bagejeje imyaka y'ubukure, badafite n'icyo bari gusenya, kandi kiba gikozwe. Rega ntabwo ibyo isi yemera byose ijuru ribyemera. Nk'ubu abantu babiri bakuru bashobora gufata umwanzuro bagasohokana bakaryamana, bagakora sex, hari bubatse. Hari ibintu byinshi mu mategeko bafite uko babyita, si byo tugiye kujyamo. Ahubwo reka tuvuge kuri uyu muntu, hari n'ahandi gusambana ari umuco, ariko atari n'ahangaha. Ntago nakubwiye igihugu nagiye kuvugamo ubutumwa.
bene data nitubabwira ngo mujye mudutera inkunga mu ivugabutumwa mujye Yego. mubikora mubyumva kabiri kubera Mm. iyi mpamvu hari aho tujya kubwiriza tudakeneye ubushobozi bwabo. yego Kubera iki? Kubera ko uburyo babutangamo ntibwejejwe. yego Icya kabiri, umuvugabutumwa ukenewe uyu munsi si umuvugabutumwa watsa inkunga abo yagiye kubwiriza, yego ni umuvugabutumwa watanze byose bya Kristo kandi akanifasha mu bindi byose. Mm. Uburyo butuma abo twabwirije nkatwe b'abamisiyoneri yego duhura n'imbogamizi ziteye ubwoba mu bijyanye n'ubushobozi, yego kuko hari aho ugera bikaba ngombwa ko utari burari iwabo. Mm. Nababwiye ahantu twagiye kubwiriza si ngombwa ko hababwira, dusanga ni ngombwa ko umugabo bamurazanya n'umugore n'umugore, bo bumva Ari ko umuco. umugabo uraye yego atararanye n'umugore, bumva ko uwo mugabo ashobora kuba ari n'ikigoryi cyangwa atuzuye. Mm. Twagiye kuryama aratubwira ati rwose ngaba badutoranyirizamo abagore. yego Twagiye kubwiriza, icyabaye ni iki? Nubwo twabwirijemo nabwo nijoro narabwiye nti rero twebwe turi abanyamahanga, ntabwo nahise mbabwira ko ari icyaha. yego Oya, Mm. twe twarabwiye tuti twebwe turi abanyamahanga, twavuye mu gihugu cya kure. Mu Yego. gihugu cy'iwacu hari indwara yandurira mu mibonano mu mibonano mpuzabitsina. Mm. Ndabwani rero nimutwishinga hari igihe tuzabasigira iyo ndwara ibice, Mm. biba ngombwa ko ngenda mbasobanurira uko izo ndwara zandura n'uburyo zica. yego Ndabwani kandi twebwe mu gikristo twemerewe gutunga umugore umwe umwe. Mm. Barabyumva abagore barigendera baravuga ati mwebwe mwarakijijwe biragoranye. yego Baratubwira ati tuzakizwa ku bindi ariko ibyo kubana n'umugore umwe ntituzabishobora ntabwo tuzabishobora. Icyo gihe ntuba force, yego bemera ibyo bemera, umwuka agakora imirimo. yego Mm. Kandi mbabwije ukuri ko harimwo abapasitori beza uyu munsi, Yeah. kuko ntabwo wabwiriza abantu ngo usige udasize nibura umwe uzajya ubahamiriza muri ibyo, kuko muramutureyininga, mwakimuka mu mudugudu umwe mukajyana, mwajya Yego. n'ahandi mukajyana, uko mugenda mubwiriza akaba tureyininga. yego Rero hari abafata gusambana nk'umuco, hari n'ababifataga nk'ibigwi. Urugero mu Bakorinto, nababwiye icyo Abakorinto bisobanura bangiritse bitewe no gusambana. Hari abantu b'Abakorinto yego basozaga amateraniro bakabirenzaho gusambana bagafata inzoga n'ubusambanyi kandi bakabikorera ku ruhimbi. Mm. Hari ahandi n'ahantu naho nabonye hameze nk'i Korinto. Mm. yego nanjye narahabonye Mm. nanjye narahabonye ariko Imana ibasange kandi ibafashe ibamenyeshe icyo bakwiriye gukora, n'ababizi bayiyobagiza Imana yongere ibahindure. Meze nk'Abakorinto. yego Anise, noneho reka tuvuge ku busambanyi uyu munsi umuntu akora mu buryo nyine hamwe n'umuco, ariko noneho reka tuvuge gusambanya umuntu utujuje imyaka cyangwa gufata ku ngufu. Amategeko y'isi twebwe n'ahangaha mu Rwanda itegeko rirabihana. Yego. Iyo ribihanye aho bakujyana nyine ni muri gereza Hari ugakatirwa. n'uburyo rihana n'abantu basambanye, yego n'abantu basambanye bagejeje imyaka. yego Hari n'itegeko ribahana yego bitewe n'inshingano bangije. yego icyo ni icyaha bakoze, icyo ni icyaha bakoze, ariko noneho ibihano by'isi bahabwa barabihawe. Ehe. Noneho hanyuma hakaba n'undi nawe usambana, ubwo turacyari muri cya gikorwa cyo gusambana. Ni umukristo, wenda ibyo ngibyo byakozwe n'umupagani, none reka tuvuge ku mukristo. Umukristo nawe arasambanye, asambanyije utujuje imyaka, ku rundi ruhande ahanywe n'itegeko ry'isi, ariko noneho no ku rundi ruhande Imana iramuhannye kuri cya gikorwa yakoze. Ntabwo kiri ari igihano cy'Imana, Ni ingaruka. ni ingaruka Yego z'icyaha. yego ni ingaruka Ndagira z'ibyo ngo yakoze. mbwire abantu Yego. bose bahari, Mm. n'umuntu ukubwira ngo Imana ngo izaguhanira iki n'iki, Yego. ntabwo ari none si mwiza. Yego Mu isi uzahura n'ingaruka y'ibyo wakoze, Y'ibyo wakoze. ariko ibihano yego biruta ingaruka ntibiraza. none izo zose nabwo ni izindi ngaruka. Yego. Agakiza gakwiye kudufasha gute muri ibyo byose, yaba ari ku ruhande rwacumi muri ubwo buryo tubivuzemo. Agakiza ntigakwiye kugaruka noneho kakaba umuco. Nitukita umuco Yego. ntikaze kuba akantu kari lokali, Yego kaba ari akantu koroheje. bibe global. Yego, Sibyo ikintu ari kinini. ni ukuvuga iki? Mm. Ubundi first of all icyaha cy'ubusambanyi Bibiliya yaravuze ngo Imana icyanga urunuka kuko gikorerwa imbere mu mubiri, ntabwo ari Yego muri body, yego muri sex, Mm. gituruka mu mitekerereze. yego Ni ikintu umuntu ataba satisfait, Mm. mind itari
itari concentre. yego Ni ukuvuga iki rero? Imitekerereze yawe yose uba wayifashe ukayishora ku gikorwa urimo muri cya gikorwa. Icyo ni icya mbere. yego Iyo mitekerereze rero yagiye, ikintu gitangaje, wumva urwego Imana ibabaramo. Umuntu uri kuririmba yafashijwe, yego hita umwimura muhurire no muri stade, ari gufana yahanishije. yego Mu gufana afitemo imbaraga, mu Yego. kuririmba afitemo imbaraga, mu gufana ntakoresha iz'umwuka, Yego. mu kuririmba arakoresha iz'umwuka. yego Aba bantu babiri hita ubahuriza mu muntu umwe. yego Nuhita ugaruka no mu rusengero urabona atari umwuka, ahubwo agira ishyaka n'umwuka wa fanatism. ntabwo ari umwuka umukoresheje ibyo ngibyo, Yego. ahubwo ni ishyaka. na fanatism. yego Kuko hari abantu bisakrifiye mu bintu byose barimo, Mm. bakagaragara nk'abitambye, ewana bagashyiramo imbaraga. bagashyiramo imbaraga. yego First of all rero, icyaha cy'ubusambanyi, Mm. ngaruke tuvugeho twitonze, yego ni icyaha gitegurwa kuruta ibindi. ntabwo ari ukuruta ibindi, Yego. kuruta uburyo twagera, kuko Yego. hari n'ibindi byaha. Mm. Imana inabibarinde, kuko Yego. hari ibyaha abantu bataranamenya. Mm. Imana ibibarinde. Icyaha cy'ubusambanyi first of all cyakerewe n'abamarayika baciwe n'Uwiteka, nibo bakizaniye. nibo bazanye icyaha cy'ubusambanyi. ntabwo nari nzi iyo cyaturutse. Noneho icyaha cy'ubusambanyi kuzanwa n'abamarayika, yego umuntu ugikora ntabwo agikorana n'umuntu gusa, hari n'igihe agikorana n'imyuka. yego Ugasanga umuntu usambana no mu nzozi arasambana. arasambana. yego Ni ukuvuga ko iki kintu cyarenze ubushobozi bwawe. yego Ugikora ukanuye, utanakanuye n'ubundi ugikora. kirakorwa. Biravuze ngo rero urakoreshwa. Mm. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, umuntu agira imbaraga. yego Igice cy'imbaraga z'umuntu ni umwanzuro. yego Icya kabiri ni igice cyo kwiyubaha, Mm. uburyo umuntu yiyubahamo. Gusambana, hari igihe umuntu akora kiriya gikorwa ukagira ngo uhagije irari, yego uba umeze nk'umuntu uri gusapurayinga imbaraga zawe cyangwa kuzividura. yego Gusapurayinga ni ibintu byoroshye kugenda uzitangatanga, kuzividura. Mm. Kuko umuntu usambana kenshi ageraho agatakaza icyubahiro, yego akageraho agatakaza n'ubwifate, kwifata uwo ari we. uwo ari we bikamugora. Imbaraga Mm. zirakunanira ku buryo Mm. ugera ku rwego rubwira abantu uti mwantabaye yego ko iki kintu nkihana ntikimveho. yego Mm. Ujya ubona abantu banywa ibiyobyabwenge kugira ngo babireke, hari ibigo byabugenewe Yego. babatwaramo mu rehabilitation, muri rehab, yego sibyo? First of all ni ukugira ngo babe kure yabyo. by'ibiyobyabwenge. Mm. Kabiri, bahure n'abakansara. Gatatu, bafata ibintu bituma badapfa mu gihe babuze bya biyobyabwenge. yego Ikintu itorero ry'Imana ryari rije gukora mu isi Yego. bwari ubuhungiro bw'abanyabyaha, ni rehab. bimeze ni rehab. Yego. Yes. Mm. Bwari ubuhungiro bw'abanyabyaha, ariko noneho abanyabyaha ntibigeze bamenya ko ariho bahungira, yego kuko bagiyeyo basangayo bagenzi babo Mm. bakibikora. yego babasanzeyo. babasanze muri rehab. None se Marise, wagize ngo umuntu uri muri rehab abonye ikibiriti yashakaga urumogi yabura kunywa urupapuro, ararucana akarungu. yego Dufite abantu rero mu rusengero batakibona rya tabi nk'uko ryanganaga, yego ariko banywa yego agapapuro bagacana. Ugasanga umuntu hari ibyaha atagikora, ntanywa inzoga, yego ariko hari utundi tuntu turarukorike bijya gusa Yego. avanga. Ako ni agapapuro yafatishije. yego Biravuze ngo yabuze urumogi, yego ariko agapapuro yakabonye. agapapuro yakabonye, icyapfa nuko abona umwotsi utumutse. akabona umwotsi utumuka. Mm. Ikindi, Mm. ashobora kuba atakirwana, Yego. ariko ari umunyakamere. yego Mm. Ashobora kuba atagitega, yego ariko asambana n'umwe nibura batatu mu ijoro yarabaretse, yego ariko byibura umwe ariko aramufite. umwe mu cyumweru aramubona, yego na babiri mu kwezi yego arababona. yego Ikibi rero cyacu mu madini ni uko wa muntu duhita tumufata nk'idayimoni, yego aho kugira ngo tumufashe. Mm. Gusa nabwo ntabwo ari buri muntu wese yego ufasha bene aba bantu. Mm.
gusambana, umuntu usambana kenshi agera ku rwego atakaza uwo ari we yego n'icyubahiro cyawe, ukagera ku musore ubona ari umusore wiyubashye, yego wareba ibintu ko akora ukabona ni ingegera. Nawe mbwira umugabo agata umugore mu buriri akajya kuryamana n'umukozi, yego umuntu agasiga umugore bashakanye kandi mwiza akajya kuryamana wari umunyuze ku gihe n'indaya. yego Noneho utekereze, wumve ahantu ubusambanyi bwicira. Tugeze mu gihe abagabo batakihanganira amafuti y'abagore babo, yego ariko bakihanganira amafuti y'inshoreke zabo. zo ziravuga akabyumva, ariko uwo bashakanye inshoreke irarakara akayibwira uti sheri basi Yihangane, mbabarira, yego. ariko ntarasaba umugore we sheri urarakaye, imbabazi. urashaka iki urashaka iki ngo twiyunge, ariko atabibwira uwo babana. atabibwira uwo babana. Yego, Noneho bose bakitwaza yego, abo babana ko babananiye, yego. noneho bakagenda bavuga ko babananiye, Yego. bahungiye n'ubundi mu cyaha bagahurira muri rehab. oya Yego, oya yego, ntabwo ari rehab. yego, Muri rehab ni aho bagutwara kugira ngo ugikire. yego. noneho ubwo bahuriye ni ukuvuga ngo bahuriye ku yindi tere. Bagahurira ku yindi tere. Ni Yego. ukuvuga ngo rero watakaje Yego. imbaraga kubera ibyo byaha. Ni nk'abantu bimasitiriba bakora bikinisha, Yego. Akumva atazasambana. agera ku rwego, burya umuntu wikinisha, Yego. ujya ubona abantu bazunguza amagi, Yego. tubita bakanyamayayi cyangwa bakanyamagi. Mm. Umuntu wikinisha nawe burya aba adandaza ubwonko, aba abuzunguza. Yego. Burya aba ari umuzunguzayi w'ubwonko. Yego. Noneho n'umuntu ukunda gusambana Yego. aba ari umuzunguzayi w'icyubahiro. Yego. Aba akizunguza, agitanga ku kayiko, atanga abantu bakakibonja. Yego. Umuntu usambana Yego. aba ari umuzunguzayi w'icyubahiro. Yego. Umuntu wikinisha ni umuzunguzayi nawe w'ubwonko. ubwonko. Nuko bene uwo muntu ameze. Yego. Noneho nimuhura atarajya kurangura, adafite ubundi, muhure bwashize, uramushakaho ubwonko. Reka da. None se waba utekereza kubera iki abantu bitwa indaya batubaha? Uzi impamvu? Ni uko ari abafatanyabikorwa n'ababazunguzayi b'icyubahiro. Yego. Bafatanya nabo kujugunya icyubahiro. muri make babonye ko nta munyacyubahiro uhari, ntawe uhari, naho kubaha uhari. kuko rimwe na rimwe Yego. abiyubaha ku manywa Yego. basuzugurika nijoro imbere yabo, Yego. bigatuma n'uwiyubashye ku manywa bamwe uti hari ijoro tuzahura shana bene wanyu turagendana. ngo nuko habona umwijima biraza kugenda bite. Urumva ingaruka iri kuba, uyu muntu atakaje uwo ari we. Yego. Bwa kabiri, ubwonko bwe arabujugunya. Yego. Ingaruka za mbere icyaha kikugize rero, Yego. kikugize umunyantege nkeya. Yego. Noneho umuntu usambana kenshi mu buzima busanzwe noroma bayirogiko, Yego. afata imyanzuro ipfuye. Burya agira imyanzuro ipfuye. Afata imyanzuro nabi. Yego. Ntajya aba umuntu uhagarara ku ijambo. Ntaba umuntu uhagarara ku ijambo. Icya gatatu, ntajya ashobora kurinda icyubahiro. Ntabwo yakirinda, burya ngo no muri biro barabikora. Hari igihe mwebwe mujya mugira, ujya kubona ukabona ngo umugore waguciye inyuma ngo ntiyongera kubaha umugabo. Yego. Nyine avuye kudandaza icyubahiro, Icyubahiro yagitakaje, yakizunguje, Yego. ntacyo agira yubaha urugo. Hari n'umuntu ucuruza ibicuruzwa byose agataha byashize. None se ubundi wagize ngo umucuruzi Yego, wese ubwo rero- ntanezezwa nuko imari yaranguye Ubwo rero bayimara? imari ishize agera mu rugo nta cyubahiro agize. None se wagize ngo icyubahiro cy'abateye batyo gituruka ku ntikigaruka mu gihe batarigaruka, Yego. ahubwo bagenda bafata kuri cya kindi cya ba bandi bashyashya baza bagira bate, kugera ku rwego imirimo ya Satani iguhindura nk'umuntu usuzuguritse, Yego. ukaba insuzugurwa. Icyaha kikwambura icyubahiro, icyaha kirakwica ukabaho utari wowe. Yego. Kikaguhindura. Kiraguhindura. Marisere ari kunyumvira mu isi yoroshye kuvuga guhinduka. Uri kunyumvira hafi, Ndi kubyumvira kure. ni ukukwica. Kirakwica. Kuguhindura ni uguhinduka ugasigara uhari, Yego. ariko cyo kirakwica ukabaho udahari, hari undi utari Yego. wowe. Yego. Uwanyawe yarapfuye. Noneho icyo cyaha kigukoze ibyo, ugenderewe kuba umuhuza, ubaye umu agent. Yego.
utangiye kuba umukomisiyoneri wa satani. Yego. Ushinzwe kugurisha ya mitekerereze. Noneho mu buryo bwo guhuza abantu, kuko umuntu usambana aba ari gukora taransiferi y'imyuka imurimo, yakira imyuka yindi irimo uwo baryamana. Aba ari gukora igihango, yuzuza isezerano. Iyo usambanye n'umuntu ufite inyatsi, ikintu kibabaje, aguha ku nyatsi ariko we ntagabanukirwa. Yego. Aguha ku muvumo ariko we ntagabanukirwa. Ni ukuvuga ngo wa muvumo uba wimiritipuriye, biba bimeze nko guhinga ukabiba. Ntabwo umubibyi ntabwo agabanukirwa, ibigega biruzura bagasarurira n'abandi bakuzura, mwembi muba mubibye. Rero abantu benshi nujya kwirinda icyaha, first of all uzabikore nk'umuntu uri niba utabikoze ku bwa Kristo, bikore nk'umuntu uri kwirinda wowe. Yego, wowe wirinde. We wirinde. Ikindi, abantu uzabona bakunda ibyitwa ibiyobyabwenge, kubera ikintu ubundi ikiremwa kiri mu isi kigira imbaraga kuruta ibindi ni umuntu. Nubaho mu gihe hari ikintu kikurusha imbaraga, ujye umenya ko utakiriho. Niba wumva icupa riri kukurusha imbaraga, urumogi ruri kukurusha imbaraga, ukaba wumva ushaka kongera kubaho, rwana no kubwira icyo kintu ngo ni njye munyembaraga. Niba wumva gusambana biri kukurusha imbaraga, rwana no kubibwira ngo ni njye munyembaraga. Ikintu kigusaba rero guhunga ibi byaha. Uhunga abo mubikorana, ugahunga abo ubona bakubera abanyantege nkeya, bakugusha. Ntibisaba gusenga. Mbere yo gusenga urahunga, ugasengera mu buhungiro. Warageze mu buhungiro, biragusaba guhunga, ugahindura sosiyete, ugahindura inshuti, ugahindura aho ugenda, ugasengera iyo wageze wahunze mu buhungiro. Niyo mpamvu rero umuntu wese wumva ushaka gukira ibi, ushaka gukira kwikinisha, ushaka gukira ibi, banza ugire ama application udiritinga muri telefone yawe. Kabiri, ugira inshuti utandukana nazo. Gatatu, ugira ibiganiro utongera kuganira. Ikindi, ukunde kumva ijambo ry'Imana, kuko ikintu kitugiraho imbaraga mu ibanga ni ijambo twumvise. Dawidi yaravuze ngo naribikiye mu mutima wanjye kugira ngo rindinde ntagucumuraho. Rikurinda ryari? Igihe imbaraga z'ikibi muri wowe zigiye kubyuka, umwuka w'Imana ukurimo mu gihe wagize uruhare rwo guhunga, akwibutsa iby'ijambo ryayo. Iyo wibutse iby'ijambo ry'Imana muri cya gihe cyo gucogora, imbaraga z'umwuka zirazima. Imbaraga z'umwuka wa Satani zirazima nk'izitarigeze zibaho. Ingeso wa mubi yanyanduje, zashaka kubyuka, zirimbura uzicepe, more nihariwe n'ibya Yesu. Ntabwo byakwiharira utabyemera, ntibyakwiharira utabizi. Banza ubimenye, wumva ijambo ry'Imana, hindura ibyo wumva, hindura aho ugenda, uhindure uburyo witwara. Amen. Ni ukuvuga ngo niba ushaka kuba umuneshi, ijambo ry'Imana nirigwire muri wowe. Ko ijambo ry'Imana rimeze nka intercept. Si buri muntu wese ukizi icyo risama. Mujya mwumva bya bisasu mu Rwanda tugira bita yandom. Hari ibindi rero burya biriya ni level ya mbere. Ni ibya mbere biriya, ni level yindi ya mbere. Hejuru yabyo hari ibindi byinshi cyane kabisa, sibyo? Noneho icyaha kiza kimeze nka mu ntwaro za kirimbuzi, hari ibyo bita amaparagrade, ni ibisasu bigendera mu mitaka, ku buryo uwo mutaka n'umuntu yawuziramo. N'umuntu yawuziramo. Noze abantu ntibagenda muri burende, uzi ibintu bifite. None se ntibagenda mu ndege z'intambara kandi nazo ari ibisasu. Rero icyaha ni ikintu kiza kikazana n'ingaruka nyinshi.
iyo cyishe imitekerereze yawe iterambere riraboneka. riba rirangiye. Iyo cyishe icyubahiro cyawe ugirirwa icyizere. None se iyo utazi gufata umwanzuro hari icyo wimarira mu buzima busanzwe? murumva ingaruka ya cya cyaha? Yego. None se ubu ukiri uwo kwifuzwa? uwataye agaciro. Agaciro mu buzima busanzwe karagita. Yego. Noneho ugera mu buryo bw'ubugingo Yego. wakimarira iki mu buryo bw'ubugingo? Ntacyo. Ibyo byose rero uyu mwanya niho bigiramo uruhare. Yego. Kuko umuntu w'Imana agira imbaraga zimwereka ibizaba. Wenda tuza no kwihuta tukavaho tugasoza. Agira imbaraga. Yego. Abantu benshi bazi ko herekwa abanyamwuka. Yego. Bafite impano z'umwuka. Umuntu wese ufite ubwenge buri normali areba ibiriho akibwira iby'ibizaba. Yego. Kuko ubwenge n'ubuzima burakora. Ubwenge ni sensa. Yego. Ni icyiyumviro cyumva n'ibindi bihe. Yego. None se siyansa ntigitubwira uko imvura ejo izagwa? Ni umwuka se bareretswe? Ni ubwenge. Muzasanga abantu benshi kugira ngo babe abashakashatsi bakunda kuba bonyine ntibinyanyagiza. Yego. Ntabwo binyanyagiza. Nushaka kugira ikintu ugeraho uzagiha umwanya. Yego. Ibintu bikuvangira ubihunge. Hari abantu benshi bajya bibaza ngo kubera iki nsenga simbona imbaraga z'umwuka? Yego. Muri we harimo uruvange. Rekura ibintu bikurangaza. Ubibe kure. Reka kwinyanyagiza. Ibitekerezo byawe kimwe kiri hirya ibindi hirya nturi konsantre. Niki cyatumye abigishwa babona imbaraga ikiriri cy'umwuka? Musome Bibiliya ngo bari mu mwanya umwe bahuje umutima. None se igihe bamaze bagendana na Yesu kuki batawuzuye? Ariko bamaze iminsi 10 yonyine bari hamwe. Bagize bate? Bahuje umutima. Bari hamwe bari concentré basenga bahuje umutima. Njya mbaha ubuhamya umunsi nuzura umwuka wera. Nari mpuye n'ibi bihe Marcel ni umuhamya twari turi kumwe. Narinjiye Marcel ndondora ibyo ndi gutekereza ndavuga nti ndabigenza nte? Ndavuga nti abibwiwe n'iki? Umukobwa wari ku ruhande rwe ankomanga mu bitugu arambwira ngo humura nawe umwuka wera yabiguhishurira. Ndavuga nubwo batangiye kumenya ibyo ndi gutekereza ndarwana no kutabatekerezaho. Mfata ibitekerezo byanjye mbizamura mu isi y'umwuka ntangira kubwira Imana ngo urera uri Imana ikomeye uri umunyembaraga. Ubwenge bwanjye burenga ikirere cy'abantu n'ibitekerezo by'abantu n'ibyo nibwira njya mu kirere cy'umwuka. Imana ishimwe. Igitondo nuzuyemo umwuka. Marcel kumfata byaramunaniye. Twese waratunaniye ahubwo. Ibintu byose wari ubimaze. Nuzuye umwuka ntabwo ari umwuka w'akajagari mutagira ngo nugusa. Umwuka yaranteruye ndaterurika umwuka. Rero birasaba ko ubwenge bwawe buba Imana ishimwe ujya ku murongo ukoroha. Bene data niba ushaka kuba umunyembaraga ugatsinda ibyaha rekeraho kunyanyagiza ubwenge. Bitangirira kuki? Bibiliya yaduhaye urugero iravuga ngo kugira ngo Yakobo bigende bitya ngo yabanje gusenda inshoreke. Wowe urashaka gusenga ngo Imana igukize icyaha cy'ubusambanyi ufite abagore 100 hera kuri abo ufite. Uretse gusenga hera kuri abo babwira uti nge namwe birarangiye. Uko ugenda ubakuraho ibitekerezo uri kubishyira ku murongo. Uko ugenda ubakuraho ibitekerezo uri kubishyira ku murongo. Irukana uhereye aho. Imana ishimwe. Senda inshoreke. Numara kuzishyira ku ruhande ibyo utekereza rega n'abakugusha baraba bagabanutse. Ubwenge bwawe buratangira kujya ku murongo. Wenda usigarana ingeso zituma uhindukira batambutse. Nuhindukira batambutse umwanya uzamara ku ijambo ry'Imana uzakwibagiza za ngeso. Nukwibagiza za ngeso uzabafata nk'ibisanzwe. Mubiri ni umubiri urabora. Uwo mubiri uguhindukiza hari igihe waguhindukiza nawe ugiye mu bitaro. Siko umuntu akunyuraho yizunguza kandi afite rendezvous ya dogiteri nawe amerewe nabi. Uzi ko umuntu akunyuraho ubona ari ikizungerezi umubiri umumereye nabi ugasanga umuntu mu maso ni heza ariko mu maraso amerewe nabi. Ateye neza ariko imitsi imumereye nabi. Ibyo byose ureba ukabona ni nk'igikundiro kuri wowe.
biteye umubiri we gusuzugurika. Ikintu gitangaje ni uko n'abirata barabizi ko atari beza, nabo ubwabo barabizi, nabo ubwabo bazi aho bari babi. Ntiyaba mwiza ngo uzuze byose, bazi ko nabo ari babi. Bizageza ku rwego wumva mu buzima bwawe ibyo atari byo bikenewe. Imana iguha umugisha. Amen. Imana iduhana umugisha twese hamwe. Murakoze kudusobanura kandi turanyuzwe ingaruka z'icyaha. Uyu mwaka ushobora kuba warawutangiye uri mu nzira mbi. Yego. Reka nkubwire ko tugeze ku mpera z'uyu mwaka. Buri mwaka mu isi, yego, abantu bo mu isi bagira imihigo. Yego. Kandi noneho ikintu gitangaje, ntureba ko turi mu kwezi kwa 12? Yego. Imbere y'Imana turi mu kwa 12. Yego. Ariko hari n'ibindi bihugu bitari mu kwa 12. Yego. Imbere y'Imana bari mu kwezi barimo. Yego. Ku ngengagihe y'Imana rero, yego, uyu mwaka ntitugiye kuwumara, wabona ari bwo utangiye, wabona ari bwo usoje, ariko noneho kuri gahunda twiha, Imana ishyiramo n'imigabo yayo, imigabo n'imigambi, intego. Bivuze ngo hari ibyo Imana yibwira izakora muri uyu mwaka kuri wowe, hari n'ibyo ugomba kwibwira Imana izagufashamo, hari n'ibyo ugomba kwibwira uzikorana ku bw'ubwenge. Utabaye gutyo rero uzanyanyagira, uzahura n'ingaruka z'ibyo wakoze, cyangwa ubona umugisha w'imirimo ugendamo. Urugero, dutangira uyu mwaka hari ibintu byinshi. 2025 dutangira umwaka wa 2025 hari ibintu Imana yatubwiye kandi byagiye bisohora. Ndabyibuka ibyo Imana yabanyujijemo muri 2025. Imana yavuze ko izamuye ibendera ry'u Rwanda, u Rwanda rukamenyekana mu bihugu rutari ruzwimo. Ku itariki 31 yego, twari turi muri This is your time. Ego, ndabyibuka. Murabyibuka? Navuga ko hari icyorezo. Hari n'icyorezo Imana yaturinze. Yaratubwiye, twari turi gusenga. Yego. Imana iratubwira uti nimusenge mbarinde icyorezo cyari kizanye ubukana. Nibwo Marburg yaje. Kandi Imana ishimwe ko yayidukijije. Itubwira gusenga. Yego. Dusaba uburinzi kubiza. Yego. Itubwira ikindi kintu n'uyu munsi ngisengera. Yego. Iratubwira uti nimusengere umuriro wo muri Uganda. Yego. Ndabyibuka. N'uyu munsi n'ibindi byagiye bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi muri uyu mwaka turi kurangiza. Itubwira umujyi wa Bujumbura ibigiye kuwuba. Yego. Murabyibuka? Yego. Taravuga uti amazi agiye kurengerwa. Abantu bose bajye bumvira mu kirere cy'umwuka. Yego. Umwuzure urateye. Abantu bagiye kugira gute? Kwimuka mu mujyi wa Bujumbura. Mbo n'ibindi tutari ngombwa kuza kugeraho, ariko nshimiye Imana. Yego. Ko yahagaze ku ibendera ry'igihugu cyacu muri uyu mwaka. Imana ishimwe. Shimiye Imana ko yahagaze ku ibendera ry'igihugu cyacu muri uyu mwaka. Burya abantu biga amateka nabi cyangwa bumva amateka nabi bakurikije social media n'ibyo social media zivuga bitewe n'uwabivuze. Yego. Ariko igihugu cy'u Rwanda uyu mwaka Imana yadukuye mu mwobo. Oya, turabahamya Abanyarwanda. Turabahamya b'imirimo y'Imana yakoze. Aho hantu jene aze kukanyuzaho uburyo Imana ibitubwe. N'umwaka ukozemo imirimo n'ibitangaza. N'umwaka igihugu cyacu kibonye mu ishema riruta ibindi. N'umwaka uzamuye ibendera ry'u Rwanda mu bihugu rutari ruzwimwo. N'umwaka utumenyekanishije. N'umwaka ufasha umunyarwanda ukamuhindura umutware, ukamugira umutsinzi. N'umwaka uburinzi bwawe bubaye kuri twebwe. N'umwaka mwamenye guhora ku ngoma ababisha bacu badushatsemo bakatubura. N'umwaka ababi kuri twebwe batwibagiwemo. N'umwaka uteye abagome guhuga, barahuze. N'umwaka utumye bahuga. Turagushimiye. Ibirenge byazereraga bihawe icyerekezo. Imana yaratubwiye kandi irabisohoza, irabikora. Imana yaduhaye uburame pe. Yego. Ntabwo ari ibyo gushidikanywaho. Uyu mwaka tubutangira tuzi ibyo Imana yavuganye natwe. Abantu Imana yarinze muri uyu mwaka. Abantu twabanye ku ijwi ry'umukanguzi tugasengana.
mukaba mwarumvisha iby'Imana yakoze. Hari abashimye hari n'abatarashimye. Ni ukuri mwese mureke dufatikanye dushimira Imana yarakoze. Imana yadufukuriye akariba, Imana ikaducira inzira tukamenya amakuru y'Imana. N'uyu munsi gikomeje kuvuga ni Imana ikwiriye gushimwa, nimuze tuyishime kugira ngo tumenye na 2026 uburyo bimeze. Sibyo? Reka tumenye uburyo bimeze, kandi kugira ngo tubimenye nuko dukwiye kuba mu bihe byo gusenga. Hari ikintu numva rero nabisabira aniseti mwamba bare tugategura amasengesho yo gushimira Imana. Ntabwo bisaba kukubabarira, natwe tuba twigiriye neza. Ntabwo tuzategura amasengesho asoza umwaka. Yego. Ahubwo gusoza umwaka hazaba igikorwa abantu bazashimamo ku ruhande rwabo. Yego. Noneho ahubwo tuzategure atangira umwaka. Kuko uyu mwaka Imana yaduhaye planification yawo. Twebwe tuzasenga tuyishimira, ariko noneho dusengera umwaka tuzaba tugiyemo. Noneho uriya mwaka tuzaba tugiyemo ni umwaka ibihugu byinshi byo muri Afurika. Yego. Ibihugu byinshi byo muri Afurika bizamera nk'ibitandukana. Umwaka bizamera nk'ibitandukanamo, kandi Imana uribuka ko turi gusenga. Nimba ivuga hari abantu bari buze kugira ngo ndi kubivuga ko nk'umupolitiki nk'umupolitisi. Oya, ariko Imana yari yaduhaye amakuru y'ibice bizagabanwa mu gihugu cya Kongo. Twarababwiye uti ibi bintu biraza kuvamo balkanization. Nubwo batakaza imipaka ngo bigende bite. Basubira inyuma mu biganiro byagiye bivugwa. Nubwo batakaza imipaka ngo balkanization ibe official. Ariko uyu munsi agahenge karabonetse, kandi twarabisengeye. Twarasenze. Yego. Mfukamishijwe rero n'ibihugu bibiri. Ubu ndi gusengera Burundi na Uganda. Imana igira ikikora. Ndi gusengera Burundi na Uganda. Cyane ko i Burundi ho mpagira isezerano rikomeye. Kandi rizasohora. Oya, rizasohora. Imana ntijibeshye. Noneho mu Uganda naho mafite irindi sezerano. Yego. Hari ibihugu Imana yagiye inkatira. Natwe turakatisha muri uyu mwaka. Murakoze. Natwe reka dukatishe. Ibihugu Imana yagiye inkatira. Rero bene data bavandimwe, ariko mu murinda mukatisha muri uyu mwaka mwarahiguye. Harya ngira ngo nije n'utarayigura, ariko nanjye mbirimo neza. Wowe se ubu birimo barahiguye? Wemeye imiryango n'amadirisha azakora. Wemeye imiryango n'amadirisha. Jene yemera? Jewe uyu mwaka ndahigura. Uyu mwaka utararangira ndahigura. Sawa. Arise abandi bigize bahigara. Oya, abo bihorere nta wahize. Umpa amadirishya n'imiryango. Ndabikora. Nanjye ndaguha amabati yawe. Ndabikora rwose. Amabati Jene yemeye, ni muhigure nyine uyu mwaka tuwusoze. Yego. Murakoze. Hanyuma uyu mwaka dushimiye Imana ko Imana yabanye natwe. Twakozemo ibyiciro bibiri, tubona ababatizwa mu byiciro bitatu. Deja iki ni icyiciro cya gatatu cy'abantu babaye trained mu buryo bw'ubumisiyoneri, mu buryo abantu babatijwemo. Dushimiye Imana ko abantu bose twahagurukanye bahari. Ni umwaka twaseshejemo, twakuyeho groupe twari dufite ya Mumporezi, buri muntu aracuka ajya gukora ukwe. Yego. Hanyuma ni umwaka Imana yakoranye natwe mu buryo bw'ihumure ryabonetse mu buryo bw'umubiri, ariko kandi ni n'umwaka Imana yakoranye natwe mu buryo bw'ubugingo bw'abizera. Imana izakomeza kubana natwe, kandi dushimiye buri muntu wese wafatikanyije natwe mu rugendo rw'ivugabutumwa mu nkunga zose zishoboka, mu nkunga y'ibifatika, mu nkunga y'amasengesho, mu nkunga y'ibitekerezo, mu nkunga yagiye iboneka iyo ari yo yose, n'abantu baje tukabana, n'abantu bakoze subscribe. Ubwo ari iby'umumaro kuri twe, Imana ikabishima, ibibahera umugisha. Amen. Imana ibaha umugisha. Ni umwaka ijwi ry'umukanguzi ryabyaye. Yego. Ryarabyaye. Ni umwaka ryashyingije. Ni umwaka ryabatishemo abantu benshi. Imana yarakoze. Hanyuma uyu mwaka niwo mwaka dukoze mu ivugabutumwa ribyaye umusaruro kuruta indi myaka. Hanyuma ariko kandi ijwi ry'umukanguzi ryabyaye n'ishami.
tubonamo n'umutahajuru cyane, tubona cano yitwa umutahajuru TV, kandi ikomeje gukora ariko itari kombayinedi, ko burya nubyara umwana ugashaka ko yubakira mu rugo rwawe ntabwo azakura, ntabwo akura, rekura umugabo abe umugabo. Rero ni umutahajuru TV, muze mukore subscribe tuganire ku ijambo ry'Imana. amen. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ibaha umugisha, mwirinde ibyaha n'ibisa nabyo, umwuka w'Imana bafashe. Hari aho twakoze ikiganiro kuri sheni imwe ndababwirane kwirinda icyaha ntibisaba umwuka wera no gusenga bisaba icyemezo. Yego. Umuntu umwe arangije aravuga uti wa mwana we hatari umwuka umuntu ntatsinda icyaha. Tagira ngo mbabazi, none se niko yavuze se ko duhabwa umwuka ryari? Yavuze ko umwuka uti wa mwana we hatari umwuka umuntu ntatsinda icyaha. Nibyo ariko se duhabwa umwuka wera ryari? Igihe umuntu yamaze kwiyemeza. None se duhabwa umwuka turi mu byaha cyangwa turabanza tukiyemeza? Yego, mu byaha umwuka akaza tubera inkomezi. Siko n'ijambo rivuga ngo muzaba abagabo nyabagabo se? Umwuka wera n'abamanukira. Yego. Rero bene data, icyemezo cyawe kirihe? Umwuka wera afatireho. Intambwe ya mbere ni iyawe. Ntabwo habanza umwuka, habanza umubiri. Ubugingo bukavukira mu mubiri, noneho ubugingo bukaguha kwizera, kwizera bikazana umwuka. Amen. Imana ibaha umugisha. Imana ishimwe. Kandi umwuka akaza, ubundi umwuka ikintu abaje gukora, abaje kuzuza ubuzima bw'Imana muri twebwe. Amen. Imana ishimwe. Turabashimiye bene data twabanye muri ibi biganiro. Amen. Imana ibahereza umugisha, kandi ngira ngo kwiga ni ukumenya. Ibi bintu uba wumvise ntabwo tubivuga kugira ngo mubigumane, icyama bikabahindura, hanyuma byabahindura ntabwo mukabihinduza abandi. Kandi ngira ngo ubu ni ubutumwa bwiza kandi butavangiye. Uwizera ibyo tuvuze uyu munsi, ndabizi neza aba yubatse ku rutare ruzima, kandi urwo rutare ni Kristo. Imana ishimwe. Twebwe nta yindi ntego uretse kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Ari se Imana iguhereza umugisha. Amen. Tubona abantu benshi bagenda babashimira muri komenti ngo murabafasha kandi mugakora, haba mu buryo bw'umubiri nubwo mutemera ko bivugwa, ariko tugenda tubibona. Twebwe ntabwo uburyo dukoramo ubutumwa bwiza ni ukuboko kw'iburyo ntikumenyesha ukw'imoso. Yego. Ko Imana yaduhaye ukuboko gutanga no kwakira. Nta mpamvu yo kugira ngo ukwatanze rero kuze guparitisipa ibyo ukwakira. Niba ari ko amahame y'Imana avuga nuko. Rero ntabwo ari uko nanga gushimirwa, kuko ubundi rimwe na rimwe akenshi n'uburyo tubikoramo dufatwa mu maboko n'abandi. Ese kuki hashimwa umwe? Umunsi twakoze nk'igitaramo cyo kugushimira, tukaguhamagara uzatwitaba. Bijya biba tarakora icyo gushima Imana. Oya, icyo gushima Imana tuyishima. Icyo gushima Imana tuyishima buri munsi. Ariko noneho umuntu wakoze neza nawe nashimwe. Cyane da bijya bibaho. Mbo birashoboka. Nubundi umuntu gushimira wapfuye siwe w'ingenzi. Ntago ari we muzima. Gushimira uhari. Mbo njyewe nzaprofitiramo abantu bazaza kugira ngo mbabwirize n'ibikunda. Tuzabitegura kandi azaba ari surprise. Uzabona tugutunguye. Surprise kandi ayivuze. Harya ubwo ndayivuze. Biragoye. Ariko muraba gushimirwa, Imana ibahereza umugisha. Amen. Amen. Rero reka n'ubundi tubasabe dusohoze, n'ubundi tujya imbere y'Imana. Reka dusenge. Umuntu wahuye n'icyaha kimwizingiraho, kukirekura bikamunanira. Nta kintu kikorerwa mu isi ku bwa Kristo kidakenera igitambo. Ntabwo ngusabye igitambo cy'amafaranga n'amaturo n'ibindi, oya. Igitambo ni wowe ubwawe. Bibiliya iravuga ngo mwitange mwebwe ubwanyu, imibiri yanyu, umwuka wanyu, ubugingo, kugira ngo birindwe bitabaho umugayo. Kwitanga ni iki rero? Ni igihe usiga. Gusiga ni ugutandukana na bya bindi byose bituma ukomeza kugaragarwaho n'ishusho izana urubanza hagati yawe n'Imana. Kandi umuntu wese uteye iyo ntambwe, Imana ikwakira, iguha ibiganza byayo byiza, ikurere, igukomeze, kandi Imana ikugarurira icyubahiro. Niko Yesu yavuze. Niyo mpamvu icyubahiro cyo mu isi gitandukanye n'icyo Imana itanga mu isi. Hari icyubahiro cyo mu isi n'icyo Imana itanga mu isi. Yesu yaravuze ngo umuntu nankorera azahondi, kuko umuntu nazahondi Data azamuha icyubahiro. Imana iguha icyubahiro gikwiriye abakozi b'Imana. Turagushimiye Imana y'urukundo, Imana y'ineza n'ubutware. Ukuboko kwawe niko kwaturamiye gutuma tudapfa, kudukura mu isayo, kudukiza ibyaha na karande zabyo. None aba bene data bisanze mu ngaruka z'ibyaha, kuko ibyaha byabizingiyeho. Ndagusabye kugira ngo ubakirishe neza yawe, ubakize urugomo rwa Satani n'ubutware bw'umubi.
bibe ku bwawe none iteka ryose Kristo Yesu amen amen. ijwi ry'umukanguzi.